Yari resitora nziza cyane irimo ibintu bifite ibiciro bitandukanye ku buryo buri wese yashoboraga kwisangamo bitewe n'amafaranga afite. Icyakora hari hagabanyijemo ibipande bibiri. Uruhande rumwe rw'iburyo rwari rurimo intebe nziza ziriho imifariso, ameza ari yayandi aba ariho ibirahure. Noneho urundi ruhande rwari rurimo intebe z'ibiti n'ameza y'ibiti. Iyo umuntu yinjiragamo bitewe n'ibyo ariko bari bukenere n'umubare w'amafaranga cyangwa ubwoko bw'ibyo yabaga ari bukoreshe, yicaraga ahangana n'ubushobozi bwe. Si uko iyo resitora yavanguraga ishingiye ku bushobozi bw'umuntu cyangwa ngo yirengagize bamwe, ahubwo yari gahunda bari barashyizeho. Buri wese wahaganaga yitabwagaho cyane. Ako kari agashya kabo kuko bagiraga imyanya isanzwe n'imyanya y'abantu bafite umumaro kurusha abandi, abo bita very important people cyangwa VIP mu mpine. Muri iyo resitora uwinjiraga amaze kugira icyo afata yabandaga kunyura aho bakiriraga binjira. Iyo yageraga yavugaga ibyo ari bukoreshe byose, niba ari bufate ibyo kurya n'ibyo kunywa byose akabivuga, bakamubwira amafaranga biguze akishyura mbere, yamara kwishyura akinjirana agapapuro kanditseho ibyo ari bukenere. Bitewe n'ubwoko bwabyo n'igiciro, yahitaga ajyanwa mu mwanya uhwanye nawe yishyuye, bamuhaga ku gapapuro kanditseho aho agomba kujya kwicara. Iyo resitora yari ifite amadirishya maremare arimo ibirahure ku buryo umuntu urimo imbere yabashaga kureba hanze n'ubwo uri hanze batarebaga mu nzu. Yari yubatse hakuno y'umuhanda ku buryo kuri urwo ruhande abakire bicaragamo babaga bashobora kureba mu mujyi. Ari mu masaha ya saa saba haje umukobwa. Yanyuze ku muryango aragenda yandikisha ibyo ari bukenere, yishyura amafaranga, bamuha agapapuro byari byanditseho ntagomba kwicara, nawe aragenda yicara mu ntebe zisanzwe z'ibiti ku ruhande rutari ruteganye n'uruherera ku muryango. Yaragiye kwirira imvange z'uturayi dutogosheje, udukombati duke, agaceri, utuboga n'agakombe k'amata ku ruhande. Yanyuze kuri kandagira ukarabe afata agapapuro k'isuku arihanagura akomeza imbere. Yari afite imisatsi migufi, yashyize igitambaro mu mutwe, yambaye ikanzu igera munsi y'amavi, inyuma yarengejeho agapira koroheje ku buryo katari kumutera ubushyuhe. Yaragiye yereka umuseriveri ibyo yari afite ku rupapuro, nawe ahita ajya kubimuzanira yihuse, abihageje aramubwira ati muryoherwe. Umukobwa aramushimiye atangira kurya. Muri iyo resitora hari harimo abantu batandukanye b'ingeri zose, hari harimo imiryango, abari baje kuhasangirira, harimo n'udutsinda tw'inshuti z'abasore n'abakobwa. Yari yanyuzamo akanitegereza abari barimo gake gake. Mu gihe yakomezaga kujya anyuzamo amaso, yabonye umukobwa wari wicaye ku ruhande rw'abakire, iruhande rwe wagira ngo hari umuntu bari bicaranye. Imbere ye hari hateretse ibyo kurya bihenze birimo inyama. Yari mwiza, afite imisatsi yasukishije, yambaye amarinete mu gahanga, afite telefone ihenze bidasanzwe. Yari yambaye za nkweto ziba zizamutse zikagera hafi y'amavi, zifite ibara ry'umukara, yambaye akajipo kagufi n'agapira kagaragaza umukondo. Uwo mukobwa wiriraga utwo kurya twe tworoheje yakomeje kwitegereza abari aho n'ibyari aho, atamira imvange ye asomeza amata, ageze abirangariramo akomeza kurya ashishikaye. Aho yari yicaye hari ku ruhande rwari rwegeranye no kuri urwo ngurwo abishyuye ibihenze bariragamo. Mu gihe yasomaga ku mata, agacupa ka yawurute kamuguye ku rutugu atabyiteze, amata yari arimo amwisukaho. Yikanzemo, igikombe cye cy'amata kiramucika, ashaka kukiramira, amata amwisukaho, cyo kigwa ku isahani, ibiryo nabyo bimwicurikaho. Yarahindukiye ngo arebe ubikoze, abona ari umusore. Uwo musore yahagaze gato, umukobwa ahita apfukama ati mumbabarire rwose, ntabwo mbateze mbishaka, ndabibona ninjye wicaye nabi, nashyize amaguru hano ku ruhande, ntakabaye nashyize mu ntebe. Umusore wari uhagaze amarira amuzenze mu maso, atavuze byinshi, yaramuhagurukije amureba mu maso, ariyumanganye ntagira ijambo amubwira. Uwo mwanya umusore yaramurekuye, yiruka agana imbere aho abaseriveri bari bahagaze barindiye kugira uwo bakira cyangwa bafasha mu bundi buryo. Mu gihe yihutaga aganayo, yanyuze kuri wa mukobwa wari wicaye afite imisatsi miremire. Uwo mukobwa aramubwiye ati sheri, watinze none nturi no kuza kwicara. Umusore yanze kumwitaho, akomeza imbere. Abo muri resitora barangariye uwo mukobwa ibiryo byari bimenetseho, amata yisutse ku mupira no ku ijipo ye nziza byahindutse umweru. Abandi barangariye umusore uko yaganaga imbere yihuta batazi igitumye ahita agenda. Noneho abari basigaye bo barebaga ukuntu umukunzi we yivuvumangaga ngo ahise agenda kandi yari yatinze. Uwo mukobwa wari wamenyeho amata yabonye umusore ahise yigendera, kandi amaze kumuhagurutsa aribuka abantu bose bari bamurangariye, abona nagumaho mu nzara bari kubiteza. Yahise anyura mu muryango w'abasohokaga yihuta. Abaseriveri bamusabye guhagarara ngo bamuhe agatambaro yihanagure, ntiyabumva arikomereza. Umusore yageze ku museriveri imbere wari uhagaze iruhande rw'ahantu hari udutambaro. Umuseriveri amubwira ko nawe ari kujya kumwihanagurira nk'umukiriya wabo, ariko akaba yarahise yigendera. Uwo musore yarahindukiye abona umukobwa ko kari kurenga. Ntibyamubujije gufata igitambaro, uwo mwanya ahita agana ku muryango amukurikiye. Yageze ku mukunzi we, agiye kugenda ahita ahaguruka ku ntebe, amufata ukuboko atugiye he. Hari utabibonye ko kariya gakobwa ariko kaguteze, kashyiraga amaguru hanze, kabonaga katari butege abantu. Ngwino turye dutahe dore byanakonje. Ubundi ko wari wavuze ko utari butinde byagenze bite? Umusore yarebye hanze, arebeye mu madirishya abona wa mukobwa ari gukuramo umupira yari yambaye.
Uwo mupira yatangiye kuwuhanaguza ku ijipo aho amata yari yamenetse, ubwo yari yamubogotseho nk'uko babivuga. Umusore yishikanuje umukobwa asohokana igitambaro mu ntoki. Abo muri resitora bari bakomeje kubarangarira barebye uko uwo musore byari bimuteye guhangayika, bamwe bibakora ku mutima, abandi bo barakariye uwo mukobwa kuko arize amuhamagara ati Meja ugiye he? Ugiye he koko? Umukunzi we yakomeje kumuhamagara ngo nareke ibyo uwo mukobwa azi barye bagende. Meja ntiyamwumva, akomeza ajya hanze. Yifuzaga gusaba uwo mukobwa imbabazi. Kugera inyuma aho yari ari ahagana mu muhanda nabyo ntibyari kuba mu gihe gito cyane. Byasabaga kuva muri resitora akanyura ku muryango, akazenguruka mu rupangu ahabaga hanaparitse imodoka, akanyura mu irembo ry'abanyamaguru, agakata akabona ubugera kuri uwo mukobwa. Yageze hanze abari mu nzu babona wa mukobwa we yigendeye. Umukunzi wa Meja we yaratangiye kurakara cyane, umujinya umubana mwinshi bitewe n'ukuntu yari asohotse nk'umusazi agiye kureba ku gakobwa yumvaga ko gaciriritse karyaga imvange kinywera n'amata ya make. Meja nawe amaze kugera ku muhanda yarebye imbere abona umukobwa ari kwicara ku igare, umunyonzi ahita amutwara amwerekeza imbere. Meja yateye intambwe arasakuza ati yewe wa munyonzi we hagarara. Umunyonzi ntiyamwumvise. Abandi bagize ngo yasinze kuko yasakuzaga cyane. Yakomeje gusakuza ahamagara ati yewe umunyonzi hagarika uwo mukobwa. Abari bari mu nzu barebye ko ahamagaraga birabababaza, bumvise bamugiriye impuhwe, ariko umunyonzi ntabwo yigeze yumva ijwi rye, yakomeje kwigendera. Ntacyo umusore atarakoze ngo nibura ashaka kumuhanagura, nyamara ntacyo byari bitanze. Umukunzi wari usigaye mu nzu muri resitora we yagize umujinya mwinshi kurushaho. Yafashe ibiryo bari batumije biraho ku meza, abivangamo amagufwa n'ibindi byari byamenetse ku meza, ashyiramo udutambaro tw'isuku n'utwari yihanaguje ibyuya, arabizingazinga, asohoka avuga ati nta kundi Meja uransebeje. Yasohotse hanze arakaye ajya guhagarara iruhande rw'imodoka, ategereje ko Meja aza akamusanga aho ngaho, agahita amusaba ko bava aho hantu bagataha kuko yumvaga ko ntacyo atakoze ngo amusebye, kandi bombi bari abana bo mu bakire bazwi, ndetse Meja ku giti cye yari umukire. Meja yagarutse amarira azenze mu maso, duke cyane twamanutse no ku matama. Yageze iruhande rw'imodoka araza ati sheri kwisi usohoka ibiryo birashize, ndashonje tujye kurya. Sheri we ati babijyanye mu myanda. Meja ati ariko Nera uzi inzara mfite uko ingana? Nera ati cara mu modoka tugende, sinaguma hano kuko urahansebereje. Meja ati ngusebeje nte? Nera turi kumva utansebeje, uri kumva nyine asubira muri iyi resitora ngo ujye kwicarana nawe n'ukuntu nsebeje koko? Meja ati reka tujye kurya turaba tugenda, ibyo bindi turabiganiraho. Umukobwa yamuhaye imfunguzo z'imodoka aramubwira ati ntaribi ndatega moto nigendere n'ubundi modoka ni iyawe. Meja ati tutabeshyanye urakajwe n'iki? Nera ati narakarase, si wowe wandakaje. Ikibazo cyawe rero nta nubwo uri kumva ko warakaje umuntu, uri kumva nta kibi wakoze, uzi ko muri harimo abacuruzi barangura iwawe. Meja atuje ati wenda nibyo natinze, ariko nsohoka nabanje kukubwira ibyo nari ngiyemo, rero ntibyatuma wivumbura bigeza aha, ngwino tujye kurya. Nera ati ibyo wambwiye si ibyo wakoze, wowe wavuye hano umbwiye ngo ugiye hanze kuvugana n'uwari uguhamagaye ngo uhite ugaruka urangije utindayo, aho ugarukiye witaye kuri kariya gakobwa. Meja ati wimwita agakobwa, uriya mukobwa namurenganyije, nari mumenyeho yawurute, ibyo byose byamenetse, ari nkawe wakora iki? Nera ati kuko ihanaguje umupira wako kagataha, ibindi washakaga ni ibiki? Wagakurikira gushaka iki? Ukagenda usakuza umena abantu amatwi, wajya wiyubaha? Meja ati Nera uri umukobwa mubi, uriya mwana w'umukobwa nakabaye namuhanaguje iyi shati nambaye ahubwo none agiye ntabikoze. Nera tuzi n'ikindi, sinaguma hano, hatagira n'umuntu usanga turi gushwana uri kuntesha umutwe ku bintu byose. Dupfuriye umukobwa koko? Yihuta cyane yarasohotse, Meja aramukurikira. Nera arakaye ati wasigaye aho ngaho ukareka kunkurikira, imfunguzo z'imodoka yawe naziguhaye, isigara mu byo ushaka njye ndagiye. Motari nawe yaribwirije amugera imbere yurira moto amubwira aho amujyana. Meja yasigaye yibaza ati ubu se ashaka ko mwinginga bingana iki? Inzara mfite arayizi, sinasubira inyuma ntariye kandi nishyuye menshi ku biryo. Nera yivumbura nabi, yanakoze akakurusha kurakara. Yinjiye muri resitora, yarebye aho umukunzi we Nera yari yicaye, abona hasa neza nkaho nta muntu wigeze ahicara. Yegera umuseriveri aramubaza ati ibiryo byacu biri hehe? Umuseriveri ati twabijyanye mu bisigazwa. Meja arakaye turi kumva se twabyaruje kugira ngo ngende ntariye, wigeze ubona ndi kubirya? Nawe ati mutubabarire boss, umukunzi wawe yabivanze n'ibyaguye hasi, udutambaro tw'isuku yahanaguje ibyuya, ahagurutse dukora ibyo twagombaga gukora. Meja yaracururutse aramubwira ati kosa si iryanyu, ndabyumvise. Yasubiye inyuma ababaye ajya ku muryango hanze, yandikisha ibyo ari kurya wenyine, ajya kwicara bitegereje. Mu gihe yarabitegereje bamuhaye amazi akonje banywa aho kugira ngo anywe fanta, nibwo yabonye umwanya wo gutekereza ku byari bibaye. Muri iyo minsi Meja ntiyabonaga umwanya, yahoraga ahuze.
Rero kugira ngo byorohe yagerageje gushaka umwanya apanga n'uwo mukunzi we ko bagomba gusohokana bakajya gusangira bakaboneraho kuganira neza. Bakimara kwicara muri resitora banywa udufanta mu gihe bari bategereje ibiryo, umwunganizi wo mu ruganda rusya kawunga yaramuhamagaye amubwira ko hari amasezerano abonye yihutirwa kandi arimo inyungu itubutse, bityo akaba akeneye ko nyiri uruganda yasinyaho. Meja yabwiye uwo mugabo aho ari, naho ati nanjye ndi hafi ndaje mpagusange. Yageze hanze aramuhamagara, Meja abwira Nera ati ndaje gato reka mvugane n'umwunganizi wanjye. Nera ati reka mbe nk'ugafanta ntutinde. Yasohotse hanze asanga kuko umwunganizi we yahageze ahagaze iruhande rw'imodoka ye. Yaje yisetsa ati niko ayo masezerano ni bwoko ki? Undi nawe ati nuyabona aratungurwa cyane. Binjiye mu modoka y'uwo mugabo amwereka ayo masezerano amubaza niba yayasinyaho. Hafi aho hari ikigo cya kaminuza cyari gifite amaresitora y'abanyeshuri. Cyari gishaka kugirana amasezerano n'urwo ruganda rwa kawunga bakajya babanza kubaha kawunga nimero ya mbere. Uwo mugabo kuko yari umwunganizi we yababwiye ko bishoboka ko bakorana, ariko byasabaga ko nyiri uruganda abanza kubyemeza. Meja yarebye amasezerano yari yanditse arishima cyane, aramubwira ati mu ruganda rwanjye harakenewe umuntu nkawe, wowe urimo nk'abantu 100, utekereza cyane kandi uruganda rwanjye watumye rugira izina. Iyo bitaba wowe simba ngeze aho ngeze, uri umwunganizi mwiza rwose. Tubonye abakiriya bashya bazahoraho kandi ndabona amafaranga mwemeranyije ari menshi, nta cyambuza gusinyaho. Yamaze gusinyaho amusezeraho aramubwira ati tuze kuvugana ntashye, wenda tunahure tubyishimire tunywe kamwe kuko nonaha ndasohokanye na Nera. Umwunganizi ati ntaribi nari mbizi ubwo turi buze gusubira. Uwo mwunganizi yari afite uducupa 3 twa yawurute mu modoka ari kugenda tunywa, amaho kamwe yatse imodoka arigendera. Meja yakuyeho umufuniko agenda asomaho gake gake, kubera ko yaravuye mu zuba akinjira mu nzu amaso yabaye nk'ahumyemo gake. Yakomeje kugana imbere, kubw'amahirwe make agiye gusoma kuri ka yawurute agacupa karamucika, ashaka kukaramira akazamuka hejuru nawe ajya kugwa hasi. Nibwo kabwaga kuri uwo mukobwa amata akamumenekaho. Icyatangaje Meja nuko kugira ngo umukobwa asakuze wenda mubaze ati nta n'isoni gutumenaho iki n'iki, we yibwiye ko abigizemo uruhare, wenda akaba amuteze asaba imbabazi. Kubona apfukama agasaba imbabazi atamututse ubwe nta ruhare abigizemo, Meja byamukoze ku mutima ubona ari umuntu udasanzwe. Abantu bo mu mujyi rero abenshi baba bareba ibibareba, byagira no kuba batabara umuntu nabwo bakareba ibibareba. Nawe ari kubyivangamo kandi cyari cyabazanye ari ukwirira. Ibyo kuba bari bamumenyeho amata, ubu bari bagiye kwibera abafana gusa bakareba nta kindi bari kubikoraho. Ibyo Meja yari yakoze ngo agerageze amuhanagure bavugane ntacyo byari byatanze, ahubwo byarakaje cyane Nera wari umaze igihe amutegereje. Igihe yari hanze avugana n'umwunganizi, abaseriveri babazana ibiryo byabo bari batumije. Nera yabaye abikoramo gake gake amutegereje ari n'akarangari muri telefoni. Aho Meja agarukiye rero we ntiyitaye ku byari bibaye ngo abihe agaciro, ahubwo yapfushije ubusa ibiryo byari byahenze Meja nubwo yari umukire abivangavangamo n'ibisigazwa arinzaho kumusiga. Ibyo nabyo Meja yabitekerejeho yumva mwanze kuko ari umukobwa ufite umutima wamukoshe. Yatangiye kumugereranya n'uwo mukobwa wari uhise yigendera abona ntaho bahuriye. Yaribwiye ati wafata umutima w'uriya mukobwa akawuha Nera, naba mfite umukunzi muzima. Ibaza umuntu ukosereza atazi uwo uri we nawe utamuzi akagusaba imbabazi kuri agahita nigendera. Ikibabaje Nera apfushije ubusa ibiryo bikubye inshuro nyinshi mu gaciro ibyo uriya yaryaga. Uriya mukobwa agiye atariyo kubera njye, Nera wasohoka atariyo kubera umurengwe. Ndumva nikundiye uriya mukobwa ahubwo. Ukuntu yansabye imbabazi atuje yazamuye ibiganza byatumye amarira nzenga mu maso. Bamuzana ibindi byo kurya ari mu bitekerezo byinshi, ahita yibaza ati ni gute nemeye akancika ubundi. Nakabaye nagiye mu modoka ngakurikira ririya gare, uriya mukobwa nkamugeraho nkamusaba imbabazi, nkamusaba nimero ye, nkamuha n'indishyi akababaro kuko namenye ibiryo bye. Ahubwo uriya mukobwa yagakwiriye kumbera umugore bidasabye ko mara igihe mutereta. None aho wambwira ngo mugire umugore nahita mbyemera kuko nta kindi naba nkeneye kumumenyaho. Keretse watabyemeye. Yasize ibiryo bye yibagirwa ko yaranashonje. Yageze ku muryango aho bakiriraga binjira arababaza turiya mukobwa muramuzi. Baramubajije batubuhe. Meja tumwe namennyeho amata. Umwe ati n'ubwa kabiri mubonye ubushize hazanye n'umumama. Meja ati mufite nimero ye? Nawe ati oya, yakoresheje telefoni mu kwishyura kandi iyo umuntu abikoze urabizi ko imibare 3 ya nyuma ya nimero ari igaragara. Icyakora nakwereka amazina ye kuko niyo agaragara muri message. Yitwa Brita. Meja ati yitwa Brita? Nabo bati yego. Abo yasubiye kwicara ku ntebe arya yibaza ukuntu yari kumubona. Yariye vuba asohoka hanze yinjira mu modoka arenze mu gipangu cya resitora, abona abanyonzi bari baparitse aho ku muhanda. Yarabegereye ababaza ati umukobwa asohotse muri iyi resitora asa nabi yimenyeho ibiryo n'amata kihanaguza umupira yari yambaye muramwibuka. Umunyonzi umwe yahise avuga ati sinjye wamutwaye se. Meja yishimye cyane ati ngwino tuvugane. Yaramubwiye ati shyira igare ryawe muri butu wicare tugende ujye kunyereka aho mugejeje. Baragiye
Mu mwanya muto bageze aho yari yamuparitse mu gasantere. Umunyonzi yaramubwiye ati uriya mukobwa nsanzwe mutwara. Muri iyi minsi we na nyina bakunda kunyura muri izi nzira bagiye kuri biriya bitaro biri hakurya ya resitora mwari murimo. Rero iyo bavuye ku bitaro baza gutegera amagare hariya. Uriya mukobwa ninjye umutwara inshuro nyinshi. Meja ati none iyo umugejeje hano akomereza he? Umunyonzi atazamuka muri aka gahanda. Ugize uwo ubaze yakurangira. Upfa kuvuga amazina ye gusa ntiwabura umuntu umuzi muri iyi santere. Meja yamuhaye amafaranga ababaye ati fata igare ryawe wigendere. Ubu se ndaza kumubona nte? Yahagaze imbere y'imodoka kubw'amahirwe ahita abona Brita avuye mu kabutike kari hepfo yaho afite aka envelope. Yaramubonye ahita amumenya akomeza guhagarara imbere y'imodoka ye kuko arizeye ko umukobwa agiye kunyura muri ako gahanda azamuka. Brita nawe yamugeze imbere ahita amumenya ni wa musore wari wamumennyeho amata. Yitonze atamuhaye ikiganza kumusuhuza umuntu umunyuzeho yaramusuhuje ati mwiriwe. Meja agahinda karamwishe atabitekerejeho cyane ahita apfukama hasi. Abo mu isantere babonye apfukamye bagiraga yaragiye kumutungura amuterere ivi amusabe kumubera umugore, ariko nanone bakabona bitajyanye kuko umukobwa bari babizi ko abo bakennye bikomeye. Meja ntiyabyitayeho yafatanyije ibiganza aravuga ati Brita wigenda. Yavuze Brita umukobwa ati none se uranzi ubundi kuki upfukamye uri mu biki? Meja ati Brita mbabarira unyumve. Brita ati ndakumva mbwira. Meja turi umuntu udasanzwe nijya waguhemukiye ariko wansabye imbabazi. Wabikoze mu mwanya wanjye none umutima wakomeje kumatira kuza nkabyikorera ubwanjye. Brita yaramuhagurukije aramubwira ati wikwiteza bano bantu nubona ko bamwe bari gufotora reba abana batangiye gushungera ngaho tega amatwi umva ibintu bari kuvuga. Meja yarabyiyumviye yumva basakuza bavuga bati vuga yego vuga yego. Bibwiraga ko ubwo bakundana akaba yarashakaga kumwambikira impeta mu ruhame. Brita akimuhagurutsa Meja yahise amuhobera. Brita nawe aramuhobera maze abo mu isantere bati arabyemewe arabyemeye. Abandi bati uriya mwana ko yahiriwe atsindiye umusore ufite imodoka. Ubu se bamenyanye bate? Hari bamwe bamubonye bo muri iyo santere babona buryo uwo musore ari nyiri uruganda rwa kawunga bitaga unga ya Meja. Abacuruzi benshi baranguraga ku ruganda rwe. Bahise batangira gusakuzanya hagati yabo babazanya bati Brita na Meja bariya abantu bamenyanye ryari? Uzi yuko burya abakobwa baba barenze. Umukobwa ashobora kubana n'umuntu uwo ari we wese. Ibaze ko akundana n'uriya musore w'umukire kuriya. Abasore baratangiye bati uzi ko umukobwa batari mwene wanyu? Tekereza ko Brita akundana n'umusore ufite imodoka ufite uruganda. Ntabwo byumvikana. Meja wari umaze guhaguruka ahobeye Brita ntiyarabitayeho ahubwo yibwiye Brita ati nshaka kugusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Brita ati rero imbabazi rwose ndaziguha kandi ntabwo byari ngombwa ariko ndagushimira ko waje. None rero mama yarantumye imineke sinzi niba utakwihangana nkagenda ngahita ngaruka ugakomeza kumbwira. Meja ati nyemerera tujyane ndebe uko ameze ndabizi ko arwaye. Brita ati ariko hari ikintu uri kumpisha ubundi wari usanzwe unzi ninde wakubwiye ubuzima bwanjye? Ngiye ko ari ubwa mbere nari nkubonye wowe ibyo byose wabimenye ute? Meja ati ndabigusobanurira. Barazamutse bagera iwabo. Ni inzu nini yari irimo imiryango 3. Inzu za mbere babagamo n'izari zijyanye n'icyerekezo leta yifuzaga bituma izisenya harimo n'iyabo maze bubakira izindi nzu nziza zigendanye n'icyerekezo ariko buri nzu yituzamo imiryango 3. Muri iyo nzu niyo ba Brita bari babayemo babanamo n'indi miryango 2. Iwabo mu rugo hari hari umugabo wari uri kuganira na mama we. Meja yinjiye yicishije bugufi arabasuhuza bamuha ikaze n'agate baricara. Brita ahaye mama w'imineke. Mama aramubaza ati uyu mushyitsi se ko ntamuzi ni ubwa mbere mubonye? Meja yahise yitanguranwa ati nitwa Meja ndi inshuti ya Brita. Kubera ko urwaye ndavuze ntireka magere gukomeze. Mama Brita ati murakoze cyane rwose. Brita we yarumiwe abura icyo avuga aricecekera. Meja yabajije umubyeyi ati mumeze mutese imiti yo kwa muganga ari kiri kubafasha? Nawe tiri kumfasha ndi koroherwa. Erega uretse wenda ko ntarakira neza naho ubundi ngenda noroherwa. Nkomeza kujya kwa muganga agiye ku marandevu ntabwo biba bikomeye cyane. Sindakira neza gusa biri mu nzira. Brita we yarakomeje kumirwa kuko Meja yari ari kwitwara nkaho kuko bari baziranye. Uwo mugabo wari wabasuye yahise abwira Meja ati ngenda kuzi ngenda kurangura akamuga ku ruganda rwawe. Meja yaramwitegereje aramubwira ati uko nanjye nabonaga hari ahantu nkuzi. Bongeye guhana ibiganza noneho basuhuzanya babizunguza. Meja ati abantu bigeze guhura ntibayoberana. Yakomeje kubaganiriza hashize umwanya muto aravuga ati nge rero nihutaga cyane reka Brita ngeze ku irembo nashaka kureba hano mu rugo nkazagaruka kubareba ejo. Yakoze mu mufuka akuramo inote za 5 ziha umubyeyi amuha amafaranga menshi aramubwira ati muze kugura agafu k'igikoma tuzabona nejo. Mama wa Brita aramushimiye aramubwira ati ndabategereje kandi mugire amahoro Imana isubize aho mukuye. Nukuri rwose murakoze cyane.
Meja yasohokanye na Brita, uwo mucuruzi asigara abwira nyina ukuntu uwo musore ari umukire baranguraho kawunga, nawe ati yego se koko ubu yamenyanye ate n'umukobwa wanjye? Uwo mugabo ati naba nkubeshye simbizi, ahubwo wakaba ari uri kubinsobanurira. Umubyeyi aterega ni ubwa mbere mubonye. Uwo mugabo ati uriya musore arazwi rero, abantu benshi baramuzi, ahubwo se njyewe singiye. Nawe ati se mwese mushaka kugendera rimwe? Umugabo ati ngomba kugenda, reka manuka njye gufasha umugore gucuruza. Mama wa Brita yaramushimiye aramubwira ati ntako utagize. Umugabo yaragiye, we asigara mu rugo wenyine. Brita na Meja bo bageze ku modoka amusaba kwinjira bakaganira gato, aramubaza ati wambabariye? Brita ati yego nakubabariye kandi ntibikiri ngombwa ko usaba imbabazi. Meja ati ubundi se kuki waje muri resitora wenyine kandi wari uri kumwe na mama wamuvanye ku bitaro? Umukobwa ati harya ko utabimbwiye, ubundi ibyo byose wabimenye ute? Nawe ati nuriya munyonzi wakuzanye wabimbwiye. Umukobwa ati kumbe noneho birumvikanye. Yahise amusobanurira ati urumva njye na mama twagiye mu bitaro saa 10 zo mu gitondo ngo bamuhe imiti kare dutahe kare, ariko byatinze. Nka saa 7 nibwo twatashye, twemeranya ko tubanza kunyura kuri resitora kuko twari dushonje. Tutaragera kuri resitora nibwo uriya mugabo usanze mu rugo yaturutse ruguru ari kuri moto, atubonye arahagarara dusohoza. Ni umucuruzi muri iyi santere, dukunda kumuhahira kenshi kuko atari gutendeka ngo dutware turi babiri, yagombaga gutwara mama. Rero yatwaye mama kugira ngo agabanye amafaranga twari bukoreshe. Bitewe nuko twari twerekeje kuri resitora, yambwiye ngo ningende niyakire mama wari mumugurira umugati nibagera mu santere. Igihe uza bikagenda kuriya rero natangiye gutekereza ko ari njye waba wicaye nabi. Sinzi ukuntu mu mutwe byivanze rero numva hari wabo nansitayeho. Ndavuga nubwo buriya nicaye nabi, nicaye mu nzira ubuza aho unyura, birangira nyine wenda unyereye, ndiko nabyumvaga. Ubwo ngubwo ibyo kurya byari bimenetse. Nibuka ko mama ari mu rugo wenyine nk'umuntu wagiye kare, wagiye kuri moto, kandi buriya nubwo ari koroherwa iyo uburibwe bumufasha araremba, bigasaba ko umuntu amuba hafi. Nabyibutse mbitekerezaho cyane, numva ko nyine umumotari yahise amusiga akigendera, nanjye ndavuga ndireka nihute njye kumureba. Niyo mpamvu nyine wabonye nanjye nahise mpaguruka nkagenda nihuta. Meja turi kubivuga nk'ibyoroshye ariko biratangaje, ni ukuri byandenze. Uyu munsi sinari gusindira ntakubonye ngo ngusabe imbabazi, ninjye wakabaye naze gusabye ngapfukama kuko we waziraga ubusa. Brita ati nanjye sinzi uko byaje ariko nagombaga kubikora kuko wenda iyo mba nticaye hariya ibyabaye ntibyari kuba. Meja ati ntunyumve nabi ariko watumye ntekereza byinshi. Kubona umuntu witwara nkawe byatumye nifuza kukumenya birenze bikenewe, nubwo ibyo nakumenyeho bihagije bikubiyemo ibindi byose nakwifuza kumenya. None nyemerera njye nawe tujye tuvugana, mwiriye kukwigiraho byinshi. Brita aseka ati ubuse mama araza kumbaza uwo uri we mubwire ngo iki? Meja yagerageje kumwibwira muri make. Brita arumirwa cyane. Meja ari umukire cyane kandi ibyo yaramubwiye byari bike ugereranyije n'ubukire yari afite. Yamwibwira iby'imodoka kuko imodoka nyine bari bayicayemo nawe ayireba, amubwira n'iby'urwo ruganda kuko yari yabyumvise. Brita ati namaze uko twamenyanye se ko wavuze ngo uri inshuti yanjye, ho ndamusubiza ngo iki? Umusore ati wamubwiza ukuri kuko nta mpamvu yo kubimuhisha, dupfa kuba twabaye inshuti wabyemeye. Brita ati ejo koko se uzagaruka cyangwa wabeshyaga? Ntoti yego nzagaruka, ahubwo mbwira izaha nzazira. Brita ati niba uri seriye igihe cyose uzashakira uzaze ntaribi. Meja yamusezeyeho, Brita asohoka mu modoka asubira mu rugo. Wa mugabo yari yabanyuzeho bari mu modoka ariko ntibamubona kuko biganiraga nta kindi kintu bitayeho. Mu isantere nkuru nta yindi yari Brita na Meja. Uwo mugabo yarahageze nawe yungamo inkuru y'inkuru bakomeza kuyisakaza. Brita yageze mu rugo asobanurira mama ukuri kose. Mama ati mbega numva binshimishije kuba witwaye neza, bikaba bitumye wunguka inshuti. Uzi kansi y'ibihumbi 25 wakoze kwitwara neza rwose. Iyo abarundi yari gutongana akava mwishyura amafaranga angana n'ibyo yaguze byose, ariko wowe wakoze ikintu abandi bose batakora. Nanjye nuva rwose ntabyihanganira. Umuntu akaza kansukaho amata, ibyo kurya byanjye n'amata bikameneka, narangiza nkamureka nkigendera, akaba ari nanjye bihanaguza umwenda nari nambaye. Nukuri ibyo bintu wakoze nawe ubitekerezo urumva bidasanzwe. Brita ati none se ko natekerezaga ko nabigizemo uruhare, sinzi ukuntu mu mutwe nyine byari byagenze, numvaga hari njye umuteze. Kuri uwo mugoroba Meja yahamagaye Nera ngo bavugane, aramukupa. Yamubajije impamvu, Nera tubonye ibyo ubaza. Meja ati rero nizere ko uburakari ni buke bwashize uri bumpamagare tukavugana. Nera ati nabyo kuvugana nawe mfite ariko njye nakubwiye ko nanga ubucucu bwawe. Abantu barakubaha ariko wowe ukisuzuguza. Meja ati mbase ujye wubaha, kuki njye unsuzugura, kuki utanyubaha? Nera ati niba ntakubaha ndamaze, ujye ubifata uko ubishaka. Ukeneye ko nzajya nkurigata se kugira ngo ubone ko nkubaha? Meja tuje aramubwira ati nkomeza kubahiriza icyifuzo cy'ababyeyi bacu cy'uko njye nawe twarushaho kumenyana, byaba byiza tukabana.
uyu munsi twari twakoze ibishoboka byose ngo duhure ubwacu tugirane ibihe byiza biduturutseho, ariko ndumva birangiye nabi. None se kuri kuvuga nabi uri kumbwira ayo magambo urumva tutari gupfa ubusa? Ese ubu tuzaguma muri ibi? Naratubwura haza erega so na data bakubwiye ko dukwiriye kwibanira mu gihe nari nsanzwe mfite abandi basore banyirukaga inyuma. Njyewe numviye data ndavuga nti nta kundi, ariko uramutse ugiye ntacyo byaba bintwaye. Kugenda kwawe simbafata nk'igitangaza kuko n'ubundi sinakwishimira umuntu witwara nkawe. Meja ati turi bakuru si ngombwa gutubwirane nabi, nitwari twagakundanye cyane, twari turi kubigerageza ngo turebe ko byavamo. Nubwo bwose twitana bashiri tukitana amazina tugerageza kubigerageza ngo turebe ko byavamo, biragaragara ko yaba wowe nanjye bitandimo. Uyu munsi nizere ko tubonye igisubizo. Bombi bari barahujwe na base kandi nta gihe kinini bari bamaranye. Base bifuzaga ko babana kugira ngo barusheho gushimangira ubucuti bwabo, babibasabye nabo ntibabasuzugura barabyemera, bemera kuzabigerageza. Guhera uwo munsi batangiye kwitana sheri, batangira kujya bandikirana gake gake ngo barebe ko bakundana. Uwo munsi rero Meja wari yikundiye Burita akimubona yabivuyemo yishimye, ahita anabibwira se, ahita amubwira ati njye na Nera twananiranywe, twahisemo kureka guhatiriza uyu mubano kuko ntabwo biturimo. Sati twe twifuje ko mwabana ntitwabibategetse, ni icyifuzo twabagejejeho, nimwe mwahisemo kutwumvira, ariko iyo mubihakana ntacyo twari kubagira. Niba bidakunze kandi mukaba mubyumva kimwe ku mpande zombi, nta buhemu bwawe burimo, nawe ukaba ataguhemukiye waramaze kumukunda, ntacyo narenzaho rwose. Muri abantu bakuru mukwiriye gufata imyanzuro ku buzima bwanyu. Iyo bibaho mugakundana byari kunshimisha, ariko se uriya mukobwa niwe ufitemo inyungu ntazi, niwe wabimpatiye agenda abinyumvisha, nanjye mfata umwanzuro wo kubikuganirizaho tubahuriza hamwe. Rero ntacyo bimbwiye mwabana mutabana, icyambere ni uko umuntu uhitamo ugomba kuba umukunze kandi ashoboye. Ntuzapfe gufata umuntu nanone ngo nuko afite isura uzarebe n'ibyo ashoboye, kuko ntabwo mba nifuza wa muntu uzashakana nawe akagusubiza inyuma kugira ngo aguteze imbere. Ni niyo mpamvu nifuzaga kubana n'uriya mukobwa, kuko buri mwana wavukiye mu muryango uteye imbere hari igihe nawe afite ibitekerezo byaguteza imbere, mwahuriza hamwe imbaraga mugatera imbere kurushaho. Ariko uwo washaka wese icyambere ni ukureba ko atazagusubiza inyuma gusa, ibindi byo ni ibyawe pe, ibyo uzashaka byose ndagushyigikira. Meja ati ahubwo ndumva ngomba kumukwereka ukadushyigikira kuko nifuza ko dukora ubukwe vuba. Sati sinumva se Nera utanamukundaga niba hari undi wari ufite? Meja ati rwose byari uguhatiriza kandi twese nuko. Uwari kumva aganira na se yari kugira ngo afite umukunzi bakundana, nyamara ntabwo yari yakabwiye Burita ko amukunda. Uwo munsi nibwo bari bahuye, ariko yari yayagaye ibintu byose ari kumva byahindutse. Ku munsi ukurikira nk'uko yari yabipanze, saa yine zo mu gitondo yagiye kureba Burita. Burita akimubona yatunguwe no kubona ari gukomanza. Yibwiraga ko atarakomeje igihe yavugaga ko ari buze kubasura. Hamwe na mama we baganiriye umwanya munini, mu kiganiro cyari kiganjemo kwibwirana neza. Mama yabaye akora uturimo abaha umwanya baba baganira, kuko we nubwo yajyaga kwa muganga ntiyari akirembye cyane ku buryo atari gukora imirimo yo mu rugo. Meja atagiye kurera amubwira ati Burita, biba byiza kubanza kumenyana n'umuntu ukabanza wamwigiraho inshuti kugira ngo uzabone uko umubwira ko umukunda. Nanone iyo ushaka ko mubana ubanza wareba ko muzashobokana, mugahana igihe, ukabona kumusaba kukubera umugore. Ariko wowe ibyo wakoze ejo byanyeretse ko nta kindi nkeneye kukumenyaho. Ni ukuri nahise ngukunda mpita nkubona twabanye, numva ntakwiriye gutegereza igihe kinini ntabikubwira. Njya numva ngo abakobwa iyo mubonye umusore bwa mbere muhita mumenye niba mwakomera ko mukundana cyangwa ntimubyemere, muba mwamubonye mwamaze kubisesengura. Nanjye wambonye twaganiriye bihagije, mbwira niba wanyemera ukambera umukunzi. Burita ati ko numva ntangaje ko umuntu twamenyanye ejo koko ubu urakomeje? Meja ati nta wundi mukobwa umeze nkawe nzigera mbona, njye sinkeneye kugira ibindi mumenyaho, sindi niba ahubwo wowe ukeneye igihe gihagije wambwira. Burita ati ikibazo erega nuko bizajya bingora kumvisha abantu ko ntagukunze kubera ubukire bwawe. Meja ati si ngombwa ko abantu babyumva, icyambere ni ikikurimo hagati yanjye nawe, ibyo abandi bavuga byo ntubirebeho. Umukobwa ati nanjye ntakubeshye sindabona umusore umeze nkawe umenya ko yakoze ikosa agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo asabe imbabazi. Ubwabyo kuba ejo waragiye kuzana igitambaro ugasohoka ngo urebe ko wamanagura, ukabona ndi kwigendera, ugakora ibishoboka byose ukaza kundeba hano mu rugo, ugapfukama mu isantere ukansaba imbabazi, byatumye numva ngukunze. Sinakwanga kukubera umukunzi. Meja ati nubwo byihuse wenda igihe cyo gukundana tuzagiha umwanya uhagije, mbanze kukwemeza ko navamo umugabo wifuza. Nyuma bigaragaye ko ntari umuntu wifuza, ukabona ko hari ibyo utakwihanganira kuri njye, twatandukana neza nk'abantu bakuru. Icyakora si byo nifuza. Burita ati nta mpamvu yo gukundana dukina. Niba wankunze utitaye ku bukene bwacu n'ibindi,
nanjye nta cyambuza gukubera umukunzi mwiza. Meja nibwo yamubwiye inkuru ya Nera. Brita amaze kuyumva aramubwira ati nizere ko utinjiye mu rundi rukundo ngo umwemeze cyangwa ngo wivure ibikomere kuko ninjye wazabibabariramo. Meja ati hoya, njye na Nera ntabwo twakundanaga bya nyabyo. Icyakora twari dufite gahunda yo kubigerageza nuko byarangiye uko mbikubwiye. Uriya mukobwa ntabwo twazashobokana na gato kandi n'ubundi nawe birumvikana wagira ngo ntabwo nkunda uburyo bamvugisha atanyubashye. Ni ikigaragara ko nyine twari turi mu bintu bamuhatiye nawe. Brita ati ibyo byo birumvikana, mwarimo kwerekana niba ari uko bimeze. Uwo munsi batangiye gukundana bya nyabyo. Iminsi yakurikiyeho yiteye kuri Brita na mama we, abahindurira ubuzima bari babayemo, yimura indi miryango babanaga muri iyo nzu imwe isigara ari iyabo bonyine. Byatumye bamwimariramo kurushaho, urukundo rukomeza gukura umunsi ku wundi. Bidatinze Meja bimenyesheje ababyeyi be, bategura ubukwe igihe kigeze buraba. Nera nawe yarabutashye kuko nyuma yo kwemeranya na Meja ko batandukanye yahise yikundanira n'umuntu uba hanze, bikaba byari n'inzozi ze kuzibera mu mahanga. Bombi we na Meja nta wari urakariye undi, bari baratandukanye ku bushake bwabo babizi ko badahuje, kari ukwihatira mu mubano badashaka. Kuri uwo munsi wabo w'ubukwe Nera yanabahaye impano nziza cyane. Nyuma yo kuba umugabo n'umugore mu ijoro rya mbere ry'ubukwe, Brita abwiye Meja ati nibwiraga ko umusore tuzabana tuzabanza gukundana nk'imyaka 3 nkabanza kumenya neza bihagije, none wowe umunsi umwe gusa uruhagije ngo nkubere umukunzi, amezi 7 gusa turabana. Meja ati nanjye natekerezaga ko umukobwa nzamubwira ko mukunda narabanje kumusuzuma, nkabanza kumusuzuma nko mu gihe cy'amezi menshi narabimubwira, aho mbimubwira akabyemera nubwo tukazabanza gufata igihe gihagije cyo gukundana tukamenya neza. Ariko wowe watumye byose bihinduka mu munsi umwe. N'ubundi rega icyo umuntu aba asuzuma ku muntu yifuza kubana nawe ni imico, ngo arebe ko bazahuza. Wowe rero uko witwaye kuri uriya munsi byari bihagije ngo nkumenye neza, menye ko tuzahuza. Umuntu umumenyera mu bibazo no mu gihe habayeho gukora amakosa, uko yitwara bihita bikwereka uwo ari we. Kuba utaragaragaje umujinya ngo utsakurize kandi ari njye wari uri mu makosa, byanyeretse ko uri umunyamahoro, kandi ibintu bikuri mutabishakisha. Nari nkeneye umuntu umeze nkawe, aho nari muboneye sinari gutinda kumubwira uko niyumva. Naha dusoreje iyi nkuru, nawe utaha.